gatatu nsohokera mu nzu. Inanye ni yaje kwaninda ngomba kwibanamo n'umwana. Wandekeye umuhazi. Wandekeye umuhazi. Gasenyi. Ntabwo ari njye muganga njye nyine ubyara. Sohoka. Sohoka sinshaka abaganga bagenzi banjye amenya ko genda. Masaha yakuze 4:51 inkweto zanjye se ndakeka nta kibazo ifite. Umugore nawe sinzi ibintu bye aza kuva mu ntara rwose azi Kigali kuko bisi ntabishobora, nta guteka nta biryo nta ki sike ntashobora gukomeza kurya muri restaurant. Ngiye ntabwo nabyihangana rwose koko masaha ageze kore guteka ni restaurant makeke. Oya nataza mu mujyi ngendaza ko shaka uburyo nzajya nigenza gusa. Mbega mavunane we bitaburiya byo umuntu agira umugore akabaho nk'ingaragu, urabyara abana ukabaho nk'ingumba. Uragira ngo urarya neza ukarya neza ubitamwe amarira. Bite injira shana hanyuma se bite byari ko ndebuje ngwa hejuru anga ni kwa muganga. Araza kubimenya Se ntabwo zika ababyeyi tubasuzumira kwa muganga wa mugore we. Ahubwo amazi nemere. Amazi nayahe none se bimeze gute? Nta jisi hari. Nta ji mufite. Nta kintu cyo kunywa kiri aha ngaha. Wa mubyeyi we bimeze gute? Aha. Ni ubwa mbere mbonye se? Ntabwo ari ubwa mbere, nsanzwe nkubona no kwa muganga bagushyize muri gahunda ya shisha kibondo. Turashaka ko bashyira muri gahunda ya shisha kibondo kugira ngo umwana azavuke afite uburyo abona igikoma. Ikindi kandi nawe nizere ko wipimishije virusi itera sida, kuko umubyeyi wese agomba kwipimisha virusi itera sida kugira ngo amenye neza ubuzima bw'umwana twite uko buhagaze. Iki kintu turi kucyumvikanaho. Hanyuma se wowe urayirwaye? Wowe urwaye se ngende umubyeyi ndatwite. Niba ntarwaye ubwo nanjye ntayo ndwaye. Ushatse kuvuga iki? Uruhinja se? Se nta n'uruhinja nijya waba utwite. Nyine ngenda ndashaka kukubaza kuja ahangaha ni kwa muganga, ahangaha ni mu macumbi y'ivuriro. Usanze ndi kwambara itaburiya kugira ngo nsohoke namenze ntangire kubakira. Wowe usize abarwayi uza mu icumbi rya dogiteri mu buhe buryo? Ahubwo mbaza ngo nahamenye. Mfite ubwenge. Ese uruzuye cyangwa uri ikigoryi? Ndaza kugaragara. Ndaza kuguhamagara polisi kujya. Ndakubwiye ngo njenje. Uzanye iki se? Uzanye iki? Kaze neza. Ndakubwiye ngo umunsi sindi gutahe. Kubera icyo utari butahe se? Ibyo wigize uyu munsi biraza kugaragara. Komeza umbwire nta kibazo nguteze amatwi. Teze amatwi. Ibyo nigize umunsi biraza kugaragara. Wakabaye utega n'amaboko kuko muzaniye ibyawe. Nta deni undimo, nta kintu na kimwe mfitiye, ni ibiki unzaniye? Ariko ngirindira. Kuri mu biki wowe? Ndi mu biki? Uri mu biki?
nuko mubaba ngo wajyana urwo rushwima ukarujyana abaganga bakarugukuramo ukareka kuza kurujugunya ahangaha. ikigiyemo nicyo kivamo. cyajyana rya kiyevamo. niba inda yanjye ari urushwima ubwo bivuze ko nawe uri urushwima. umenye umwanya wawe urimo ahangaha ntaza kugukubita ukava ahangaha yenda ihita uyibyara. niko byumva neza kigoryewe. uri gukanka ndetse ntabwo uri muri iki. ninda wakubwiye yuko se nari inyuma. Mbese urashaka iki mu macumbi y'ivuriro? Ni iki kikuzanye mu macumbi y'ivuriro wa mugore? Mbwira ni iki? Tuza calm down. Itangira kwisaza. Wambwiye yuko atari ubwa mbere umbona. Wambwiye yuko abarwayi bataza. Byanze bikunze hari uburyo nahamenyemo. Rero ibyo byo kwisaza ntabwo biri gukora kuri njyewe. None urashaka iki? Ndashaka yuko umwana wanjye abona uburenganzira kuri se. Ise ni ndetse nyabusa. Nawe se. Wa munsi wanyicundebagaho naje kwivuza se wumvaga ntacyo bizabyara. Uvuya utanyica izina. Abaganga bagenzi banjye baranyubaha. Uranyumva neza? Muri ibi bitaro byose uzareba ifoto yanjye imanitse ku bikuta nk'umukozi w'icyitegererezo. Reka kunyicira izina wakigoryiwe. Uyu munsi ni gutya rero. Kuko nakubwiye ngo naje nje. Iki nicyo gihe ngo ibyo wakoze bijye ku mugaragaro ku karubanda. Umva ngo warize. Umuntu wize amenya ubwenge nagafatirana abarwayi. Kandi ikindi niyo ukoze ikosa umenya kwikingira ntabwo umanuka kizimbabwe. Kandi ngo warize. Wa mubyeyi we ku bitaro byacu bituranye na Karayesi wabanjwe ukagenda bakagusuzuma. Ndakubwiye ngo ceceka. Umwana wanjye akeneye uburenganzira. Kugeza kuri zero. Waba umuhaye se? Akabona ibyo umwana agombwa. Kandi n'ikindi agomba kubona. Agomba no kujya yumva icyuya cyasi. Kugira ngo wumve yuko ibintu binakaze. Wa mugore we ngiye mfite urugo. Mfite umwana. Ni umwana w'abandi. Nanjye ndi umugore. Kandi twasezanye mu buryo bwemewe n'amategeko. Wiza kunyicira izina rero. Sina. Wiza kunyicira izina ndakwiyamye ntaho nkuzi. Yego. Nakwakiriye nk'umurwayi nk'abandi bose. Naguteye ikinya nkuko nagiteye abandi bose. Yego? Sohoka utahe cyangwa ujye kwa muganga bakuvure. Niba hari ikibazo ufite ndagusanga kwa muganga. Sohoka. Bivuze ngo uranyihakanye. Sohoka mbabarira wa mugore we. Bivuze ngo nyine abaganga mufite izi ngeso zo gufatirana abarwayi mukabatera inda n'ibiki byose mwarangiza mukabihakana. Wari ubizi se? Uwasinge ntabwo ndi muri ba barwayi bafatiranwa ngo birangire gutyo. Nakubwiye ngo naje nje. Niba warangije wagenda kuko dufite inama mu gitondo. Byaba byiza usohotse ukagenda. Hakuru kugenda. Mbabarira. Nsohokera mu nzu mbabarira. Ari nicumbira nawe nibore. N'ubundi ndagenda ko ntabwo mbana n'umugabo w'inyamaswa. Ntabwo uri umuntu ntabwo atera inda mu yihakana. Harya bwinda ni yanjye uskindo nayifomaza ngewe. Wayifomaza. Nayifomaza ngewe. Ahangaha ntabwo ari muri maternity. Ntabwo ari kwa muganga Indera. Sohora urushwima rwawe. Genda barukubana. Umwana wanjye ntabwo ari urushwima sinongeye kumva n'ijambo ribi bene ako kageni. Uyu ni umwana nwite ntabwo ari urushwima. Ndaguhamagarira abasekirite b'ivuriro. Abasekirite bari buze kuvuga ko umuntu akwiye gutera inda umwana nanjye uburenganzira ni wowe. Kwa mugore ntabwo umurwayi. Ahangaha ni mu icumbi ry'ivuriro ry'ibitaro. Winyicira izina rero umugore. Mbabarira usohoke. Iryo zina se riruta umwana wanjye. Reba isura yawe urebe n'uburanga mfite. Kuki utatekereje si bizaba nyuma yuko umfatiranye mu burwayi? Nakubwiye ngo nakuvuye nkuko mvura abandi barwayi. Uriya niwo muti wari uri kumva rero. Uwo muti niwo wabyaye ikintu kizima. Abandi barwayi so. Wavuyemo umwana kandi umwana wanjye akeneye uburenganzira buvuye kuri se. Sinongeye no kumva uvuga ngo genda mu iki. Amasaha ari kumfata mubye. Wambabariye ukagenda bakakubaga urushwima. Umwana wanjye ni urushwima. Sinongeye no kumva uvuga ijambo ukagenda bakakubaga urushwima. Niba ubwegetse wajya ukabwagura koko. Muganga wigishwe gusa. Mbabara usohokere mu nzu. Uri imbwa se ko imbwa ari itera indi. Ndabara gatatu. Rimwe nsohokera mu nzu. 30. Kabiri nsohokera mu nzu.
gatatu nsohokera mu nzu. Iyi nanjye niyanjye kuba nenda ngomba kwibanamo n'umwana wawe. Wandekeye umwanzi. Sohokera mu nzu. Ugomba gusohoka. Sohokera mu nzu ariko. Sohokera mu nzu cyangwa uca amaboko. Aha se ni muri mashaka. Ese nyine iki kigore ni gisazira. Sohoka ariko ntabwo ari njye muganga njye nyine ubyara. Sohoka. Sohoka. Tinjye kuraga busha. Sohoka sinshaka abaganga bagenzi banjye amenya ko Bebe ngomba kubiranirwa. Genda. Genda sinyine banga. Kigore ninjye banga genda. Jango ushikima bari kubagemo. Cyangwa ujya kubwagura mu gihuru. Niba baraguteye indagenda ushaka bayigute wa kigore we kikigorye. Hakushose ko mwatuboneranye. Abadogiteri ngo nitwe dutera inda ngo nitwe tugira gute ngo tubafatira ngo kwiseta. Ndasha. Ni njye nyine ubikora se. N'abandi barabikora wana.